urusengero rero ni urusengero Yesu yatangije, kandi urusengero ni Kristo ubwe. Na niyo mpamvu icyo muhamagarirwa kugira ngo mubakire inzu. Njya kuza hano nabajije amakuru y'uburyo Kakira imeze, barambwira ati hari ububyutse, tuzageyo mu ijoro ryo gutabaza urebe. Hari ububyutse, ndavuga ati none urusengero tujya kugutangiza, kubera ko iyo urw'imbere utari gukora iz'amatafari zibamazu gusa. Bega iyo urw'imbere mu mitima rutuzuye, iyo urw'imbere mu mutima rwasenyutse, izi zubatswe n'amatafari na zahabu zihinduka amazu gusa. Ariko kugira ngo urusengero rwubakwe nuko dukeneye kwita ku nsengero zombi, kandi urusengero rw'imbere umwubatsi mukuru ni Kristo, niwe rufatiro, niwe fondasiyo yarwo, niwe twubakamo, niwe twubakaho, niwe tugendamo, niwe dukoreramo, niwe dutuyemo, niwe duhimbarizamo. Akiru ikintu ushaka kubabwira nuko uyu munsi icyo tugiye gutangiza ni umushinga uhesha umugisha itorero, uhesha umugisha imiryango yanyu, ugera ku bana, ugera no kubuzukuru no kubuzukuruza banyu. Haleluya. Bega ni umushinga uhesha umugisha mwebwe ubwanyu mugiye kubikora. Yewe ubu hari n'ababigambira bigira mu inama, bamwe ntibagihari, bamwe baratashye, hari n'abapfuye, ariko baragize umugambi wovuga ni gute Kacyiru haboneka inzu izagituma abari kuri ambasade bahareba, abari mu mujyi bahareba, abahanyuze bahareba, bakabaza ngo hariya ni hehe, bakavuga ngo hariya ni inzu yitiriwe izina ry'Imana, bakavuga ngo rwose ari ahantu harayibereye. Abo bantu n'abatakiriho, abana babo bahumure, kubera ko Imana yanditse yaracyanditse. Imana ishimwe cyane. Ariko rero hari n'abariho bafite uwo mugisha wo kwakira ibyo byiza. Uyu munsi icyo dutangiza kirenze inyubako, icyo dutangiza ni umugisha ugenda. Inyubako yo izuzura, ariko iby'Imana igambirira bizakomeza, bigere ku bana, bigere ku buzukuru, bigere ku badukomokaho. Kubera iki? Imana yaravuze ngo nanacumura sinzamukuraho imbabazi zanjye. Haleluya. Kansoze mvuga ibintu bikiya bisaba. Imana ishimwe ko nanjye ndi umunyakacyiru. Cyambere bisaba ni ukumenya ko nyine tugambire kuba ku rusengero ruzahesha izina ry'Imana icyubahiro. Bega ku buryo nihagira akantu kose mugiye gukora muvuga atari ko ni iki mu byo tuzi byose cyaba kiza kurusha ibindi. Ngo kuko Dawidi abitangiye, ngo yatangiye ngo gushaka mu nshuti ze zose, avuga ati munshakire ibiti byiza, munshakire izahabu nziza, munshakire mbega yumva ibyo agiye gukora ni ikiri imbere icyagamije ni ukugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero birasaba ko umuntu wese amenya ko umushinga uri hano atari inzu. Bega umushinga uri hano ntabwo ari inzu, birenze amatafari, birenze sima, ahubwo ibintu byose mukwiye kumenya ngo turi umushinga wo kuzamura izina ry'Imana tukarishyira hejuru, rikamenyekana, abantu bakarimenya, ku buryo n'umuntu uzaba atabonye amafaranga ajya agenda gusa aryatura neza. Bega ni umushinga ukwiye kuva mu ishyari, ukwiye kuva mu ikintu cyose kibi, kubera ko ni nayo mpamvu yabwiye ngo nimujya no kubaka n'amabuye ubwayo muzashaka ahantu muyahondera, kuko sinshaka ibintu bizaba bisakuza. Haleluya. Vati nimujya no guhonda amabuye mujye muyahondera handi, kubera ko ni inzu nshaka kizaba inzu y'ubwiza, ubwiza mw'imbere n'inyuma no mu mico yayo, ku buryo abantu bazajya bayigeramo baruhuke, kubera ko iyi nzu izitirirwa Uwiteka Imana. Yesu ashimwe. Icya kabiri nuko bisaba ubumwe no gushyigikirana. Bisaba ubumwe mu mpano. Yamubwiye ati rero hazaba hari impano zitandukanye. Mushumba Bosco nabo mufatanije Imana igiye gutangiza inzu nk'iyi. Ubu hano Kacyiru yahazanye impano nyinshi. Namwaje tse ufite abenjeniyeri, yambwiye ati mfite 10 bakora ahantu hatandukanye. Ubu harimo n'abandi. Bego harimo abamazi, harimo abumuriro, harimo abazi gucukura izahabu. Rero ikintu we Imana igusaba nuko uhamagara impano zose ziri hano, kuko Dawidi yahamagaye abatware, ahamagara Abisiraheli, arabati kugeza kuri rubanda, kugeza n'abantu bo muri quartier bagenda. Ntibivuga n'umuntu usengera hano gusa mu Kacyiru cyangwa Adepr, n'umuntu wigendera hirya no hino, uwo wese Imana imuhamagara icyakora kuri iyi nzu.
yavuze kugeza no kuri rubanda buri muntu wese hano rero atangira no guhamagara abantu b'inshuti ze. Hari ikintu yavuze ukagira ngo cyumvise cyatuma inzu itubakwa. Yabwiye abantu ati Salomo rero aracyari umwana. Ngaho tekereza umuntu ugiye kuyobora umushinga ugatangira kubwira abantu bose ati rero umuntu ugiye kuba bayoboye ni umwana ati ntarakomera kandi inzu ugiye kubakwa n'inzu ikomeye ngo yigitangarirwa. Noneho ngahamagara abami b'inshuti ze zose kubera iki bisaba ubufatanye n'ubumwe. Pastor Bosco hari amazi imyaka ingahe hano ine. Cyprien amazi ingahe 2. Noneho rero kandi iritobo rya Kacyiru imyaka rimaze birasaba iki rero? Birasaba babandi mwese mwabaye hano muzi inshuti za Kacyiru iziri hano n'iziri kure. Aravuga ati rero Cyprien we ni 2, Bosco ni 4, Kanobana avuye hariya mu Kabagara ejo bundi. Ahamagara abantu bose arabwira ati rero ndabizi ko uyu muhungu wanyu ugiye kuyubaka hari ibyo atamenya bya Kacyiru, hari n'abantu atazi. Umva ntabwo aza ahantu ijwi mwagiye mugiye mu biterane bya fundraising. Abo mubatumeho rero mubabwire ngo harageze ngo twubake inzu y'Imana Kacyiru, sibyo? Beteri ntabwo azi hamwe mwagiye muzenguruka hose mukora ibiterane mwitanga. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Avuga ati umuhungu wanjye Salomo aracyari muto ntarakomera kandi inzu igiye kubakirwa Uwiteka ikwiriye kuba y'icyubahiro cyinshi. Haleluya. Inzu igiye kubakirwa Uwiteka ikwiye kuba imeze gute? Iy'icyubahiro cyinshi, ikamamara igahimbazwa mu bihugu byose. Nicyo gituma nkwiye kuyitegurira. Nuko Dawidi yitegura byinshi cyane ataratanga. Murongo wa 11 abwira none mwana wanjye, aha ni Dawidi abwira Salomo, none mwana wanjye Uwiteka abane nawe, ujye ubona umugisha, wubakire Uwiteka Imana yawe inzu nkuko yabikuvuzeho. Icyakora Uwiteka aguha ubwenge no kumenya, agutegekeshe Abisirayeli kugira ngo witondere amategeko y'Uwiteka Imana yawe. Uko niko uzabona umugisha niwitondera gusohoza amategeko n'amateka iby'Uwiteka yategetse Mose mu byo ku Bisirayeli. Komera ushikame ntutinye kandi ntukuke umutima. Murongo wa 19 aha yabwiraga iteraniro ryose n'abatware, none mushyireho umwete wo gushaka Uwiteka Imana yanyu umutima n'ubugingo. Nuko rero nimuhaguruke mwubake urusengero rw'Uwiteka Imana kugira ngo muzane isanduku y'isezerano ry'Uwiteka n'ibintu byera by'Imana mubishyire mu nzu igiye kubakirwa izina ry'Uwiteka. Amen. Ibice 28 ibice 28 umurongo wa 20 duhe ku murongo wa 10 bavuga ngo nuko wirinde kuko Uwiteka ari we yatoranije kubakira inzu ubuturo bwera, shyiraho imbaraga ubikore. Murongo wa 20 maze Dawidi abwira umuhungu we Salomo ati komera ushikame uzabikore ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana ariyo Mana yanjye izabana nawe, ntizagusiga ntizaguhana kugeza aho imirimo yose y'ibizakoreshwa mu nzu Uwiteka izarangirira. Kandi dore hariho n'ibihe by'abatambyi n'abarewi by'umurimo wose w'inzu y'Imana, kandi mu mirimo y'uburyo bwose uzaba ufite umuntu w'umuhanga ukunze wese wo gukora umurimo wose, kandi n'abatware n'abarubanda bose bazahora biteguye kukumvira rwose. Ibice 29 umurongo wa 1 umwami Dawidi abwira iteraniro ryose ati umuhungu wanjye Salomo uw'Imana itoranije wenyine aracyari umwana ntarakomeza intege, kandi umurimo urakomeye. Kuko iyo nzu
y'inyumba itazaba iy'abantu, ahubwo izaba iy'Uwiteka Imana. Muvuge ngo amen. Bino bice ndabisoma bikaniryohera cyane, ariko mureke dusome no muri Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, turasoma mu bice bibiri. Umurongo wa 19, Yesu arabasubiza ati, nimusenye urusengero, nanjye nzarwubaka mu minsi 3. Nuko abayuda bati, urusengero ko rwubatswe mu myaka 46, nawe ngo azarwubaka mu minsi 3. Ariko urusengero yavugaga ni umubiri we. Nuko azuwe, abigishwa yibuka ko yabivuze, bemera ibyanditswe na rya jambo Yesu yari yaravuze. Munyemere dusoreza ahandi hamwe. Ndabizi Kacyiru mukunda ijambo ry'Imana, ntabwo mwarambirwa no kuryumva. Niryo ryaturemye, niryo ryatugize icyo turi cyo cyose, kandi naryo ridukomeza. Rwandiko rwanditswe na Petero, rwandiko rwa mbere Petero yanditse mu bice bibiri, duhereye ku murongo wa 3, bavuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ribiri ry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Muvuge ngo amen. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi murabizi ko kimwe mu gikorwa cyatumye tuza nuko twaje guhesha umugisha no gutangiza ku mugaragaro inyubako y'urusengero rushya rujyanye n'igihe itorero rya Kacyiru rigiye kubaka. Mbega ayo mashimwe kitu yakome nk'abarwujuje. Kandi ni inyigo imaze iminsi, imaze imyaka, yaciye mu bitekerezo bitandukanye, yaciye mu nama zitandukanye, yasengewe rimwe na rimwe igahura n'ibica intege n'ibiyirwanya, ariko nyuma y'ibyo byose uyu munsi tuje kubitangiza ku mugaragaro. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ijambo nshaka kuvugaho umwanya muto rero nuko guhesha Imana icyubahiro bihesha umugisha. Bega umugisha dutegereje, umuhanda unyuramo n'uwo guhesha Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Kandi kugambira gukora ibikorwa byo guhesha Imana icyubahiro, umugisha tubonamo ntabwo ari umugisha wacu gusa, kuko n'umugisha ubasha gukomeza ukajya ku muryango, ukajya ku rubyaro, ukajya ku buzukuru, ukajya ku buzukuruza, ukajya ku bazadukomokaho, kuko umugisha Imana itanga ubu mugisha wa za generation. Ntabwo uwo mugisha uza ngo uzungarukireho cyangwa kugarukireho, ahubwo urakomeza ukagera ku bana bawe, ukagera ku buzukuru, ukajya ku buzukuruza, ukagera ku bagukomokaho. Kubera ko umugisha w'Imana ni w'ahantu hose, ni w'ibihe byose, kuko Imana ni nyiribihe, ni nyirahantu hose. Ikindi ni ukuba umugisha w'igihugu, ubu umugisha w'itorero. Muri uwo mugisha tubasha kubonamo no kurama, tubasha kubonamo ibyiza. Buriya isano tugirana n'Imana nibyo yashyize mu buzima bwacu. Mbega ibintu Imana yazanye ubwayo ikabishyira mu buzima bwacu, iyo birebye kuko byavuye muri yo, haleluya,
kuko byavuye muri yo. Iyo birebye biyereka ko burya hari aho twahuriye, hari aho twamenyaniye. Niyo mpamvu umwana ashobora kuva hano mu Rwanda ari umwana wabaye mu biganza, wasengewe, watuweho umugisha, akazagera ahantu batazi umugisha w'Imana, ariko yahagira kuko nyiri umugisha bari kumwe, Imana ikajya imubona nk'umunyamugisha. Nubwo yaba ari mu gihugu kiroga, nubwo yaba ari ahantu bavuga ibibi, nubwo yaba ari ahantu bakora ibibi, nubwo bagerageza kubimwaturaho, ariko bagasanga uwo nguwo ibibi ntibimufata kuko yatuweho umugisha w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kandi nyine kwihesha icyubahiro nicyo twaremewe. Nicyo twaremewe. Yesaya 43:7 ryabaye itangazo rivuga ngo nzanira abantu naremeye kumpesha icyubahiro. Bega abantu Imana yaremye buriya yaturemeye kugira ngo tuyeshe icyubahiro. Paulo yandikira Abefeso mu bice 2:10 yaravuze ngo kuko turabo yaremye kandi turemeye imirimo myiza yarayiteguye muri Kristo Yesu kugira ngo tuyikore, tuyigenderemo, tuba abantu bakora ibyiza. Burya abantu bakoze ibibi baba batandukira umugambi w'Imana kuko Imana yaturemeye kuyihesha icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Na Petero yandika mu rwandiko rwa mbere ibice 2:9 yaravuze ngo mu bwoko bwatoranijwe. Imana ishimwe. Bega mu bwoko bwa abatambyi b'ubwami, kandi ibyo byose byabaye kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye. Imana yabahamagaye ishaka ko muba mu buzima bwo kuyamamaza, bwo kuyiramya, bwo kwihesha icyubahiro aho itujyana hose. Iyo tujyanye mu isoko, impamvu yayo ntabwo aba ari inyanya n'ibitunguru, impamvu yayo ni ukugira ngo duheshe Imana icyubahiro. Iyo tujyanye mu nzira, iyo tujyanye mu kazi, mbega aho Imana itunyuza hose, burya ikigamije ni ukugira ngo mu isi imenye ko hari abantu Imana ifite babasha kwihesha icyubahiro. Ibice twasomye rero birimo umwami wagize umugambi wo kwihesha icyubahiro. Uyu ni Dawidi, ngo yicaye aganje mu ngoro ye. Ijambo kuganza murabyumva. Mbega nta kibazo afite, ngo yaramaze gutsinda intambara zitandukanye, ngari mu ngoro ye aganje, ngari mu nyumba ye nziza, nta muhanuzi umuhanuriye, atazamutse ku musozi ku bw'ibibazo afite. Hari igihe abantu bazamuka kubera ibibazo, hari n'igihe abantu bahiga imihigo batega Imana imitego, yibwira ati Imana ukoze ibi nazakora ibi. Mbega Dawidi nta kibazo nk'icyo yari afite, yari atuje aganje mu ngoro ye, ngo yitegereje ngabona isanduku y'Imana yo iba mu ihema. Arangije ngagambirira kuyubakira inzu. Imana ishimwe. Agambira kuyubakira inzu, kandi ngizo ngo izatuma Imana imenyekana mu mahanga yose, ngizo ngo izahesha izina ry'Imana icyubahiro. Mbega muri we ngatangira kurota iyo nzu, nginzu ngo ifite agaciro karenze inzu umwami Dawidi abamo. Buriya mw'abakristo mwe, kuba waba mu nzu ifite agaciro karenze uko urusengero usengeramo, ubu uri mu kaga gakomeye. Mbega kuba wowe utuye mu nzu ifite agaciro karenze uko urusengero usengeramo, noneho agambira mu mutima we ngo kubaka inzu izitirirwa izina ry'Imana kandi izahesha Imana icyubahiro. Ngatangira kurota mu nzozi, ngatangira kugira ihishurirwa uko iyo nzu yaba imeze, uko yabisa, n'ibyaba biyubatse. Arangije ariko nk'umuntu wabanye n'Imana, uzi Imana, aravuga ngo ibi sinabikora ntabanje kuyibaza. Ahamagara Natani nk'umuhanuzi, arabibwira ati rero hari ikintu mfite mu mutima nshaka gukorera Imana. Haleluya. Natani aramubwira ati Uwiteka Imana ari kumwe nawe, tugenda ubikore uko yabikubwiye, tugenda ubikore. Noneho ngo Imana isanga Dawidi, Imana isanga Natani, iramubwira ngo igihe cyose nagendaniye n'ubwoko bwanjye ntabwo negeze ngira gahunda zo kuba mu mazu yubatswe n'abantu. Mbega aho narindi byari bimpagije, nahoraga nimuka mu ihema njya, ntabwo negeze mbwira abacamanza ngo banyubakire inzu. Mbega yashaka kuvuga ngo uwo mushinga uzanye rwose bivuye muri wowe, ntabwo nari nabigusabye, ariko ngo irebye impamvu Dawidi ashatse kubikora. Haleluya. Ngirebye iki? Irebye impamvu ashatse kubikora. Dawidi ashatse icyakorwa cyazatuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Buriya iyo umuntu anyuze ahantu hari inzu nziza ahita abaza ngo harani kwandi. Buriya
umuntu yubaka inzu nziza ahantu ikitirirwa agasozi, sibyo? Ikitirirwa quartier, ikitirirwa icyapa, kavuga ngo musige kwa runaka, na runaka utamuzi kubera ko yahubatse inzu nziza. Hari abantu tuzi amazu yabo kandi bo tutabazi. Abamotari bakahamenya bakavuga ngo uraca kwa runaka, sibyo? Mbega kubera iki iyo nzu yatumye uwo muntu amenyekana kugeza ubwo n'agasozi kose namwe muhatuye mutamenyekana. Mbega umuntu ugiye iwawe atabazi iwawe, avuga ati mungeze kwa runaka, muraba muhageze. Dawidi rero nabagambira kubaka inzu izajya ituma abantu mu isi yose bayibona, bakabaza ngo hariya ni kwande. Noneho bavuga ngo hariya ni kwande, abantu bagasubiza ngo hariya ni ku Mana. Noneho ngo abantu bakayitegereza iyo nzu bakavuga ati rwose ari ahantu Imana harayibereye. Haleluya, haleluya. Noneho rero Imana ibwira Dawidi, iramubwira ati nubwo ntari nabigambiriye ariko Imana irabyemera. Iramubwira ati ariko ntabwo ari wowe uzayubaka, sinshaka kubaka ku mpamvu yamubuje kuyubaka, ariko iramubwira ngo uwo mugambi ugize dore umugisha uvuyemo. Icyambere iramubwira ngo umwe mu bana bawe azubaka iyi nzu, kandi cya kabiri hari ibintu muhaye, guhera none ndamubyaye. Imana ishimwe. Buriya hari ibintu ukora nubwo uzi ko ufite umuhungu n'umukobwa, hari ibintu ukora Imana igahamya ikavuga ngo uyu mwana wawe abaye uwanjye, ahazagera ni njyewe nzamwishingira. Kandi ikintu gikomeye kirimo nuko ahazagera wowe utari, Imana izajya bihari. Mbega ahazagera udafite ijambo, Imana izajya iba irifite. Inama izavuga izina rye utayigeramo, Imana izaba yicayemo. Imana iramubwira rero icyambere kivuyemo nuko umwana wawe ndamubyaye, azambera umwana nanjye nzamubera se. Ikindi ntabwo nzamukuraho imbabazi zanjye. Haleluya. Ntabwo nzamukuraho imbabazi zanjye. Ibi bintu biri kuva hehe? Hari umwana wavukiye mu mbabazi z'Imana, ariko bivuye he? Bivuye mu mugambi se yagize wo gukora ibihesha Imana icyubahiro. Mwababyeyi mwe nimugambire kubahisha Imana kurenza. Hari ibintu mujya mugambira ukumva wagwatiriza ibintu byose, umwana akajya kwiga mu kindi gihugu, ariko ibyo ni byiza, ariko ntabwo bifite agaciro nko guhesha Imana icyubahiro. Kuko guhesha Imana icyubahiro bibasha guherekeza umwana aho utagera, aho utazi, yewe utakinariho Imana izabihari. Yewe bibasha no kumuherekeza yaba yagize n'intege nke. Imana ikamubwira ati rero hari ibyaha utakora. Hari abantu baduhawe ubuhamya batubwira ngo umwana wakuriye mu nzu y'Imana yaturwaho umugisha, se na nyina bakorera Imana. None igihe kimwe wa mwana avuye iwabo aza kwisanga mu itsinda ry'abandi bana bakorana n'imyuka mibi, bashaka kubimujyanamo. Bashatse kubimujyanamo ngo baragenda, ngo hari umunsi ngo hari ahantu ngo bajyaga ngo bakatura ibintu ngo by'iyo myuka mibi, ngo babyatuyeho nayo ikamujyana. Ngo noneho bamuzanye ngo babimwatuyeho kugenda biranga, babimwatuyeho kugenda biranga. Ngo noneho ngo ya myuka mibi ngiza kubabwira ngo uyu mwana kuva akiri umwana, kuva yagiye ahantu mu rusengero, ngo hari ibintu bamuzirikishije none byanze gucika. Hari ibintu bamuzirikishije mu rusengero, ibyo bintu byanze gucika. Ibyo bintu ntabwo imyuka mibi yabishobora. Ibyo bintu ntabwo byashoborwa n'imyuka mibi. Kubera iki? Hari ibyo dukora byo guhesha Imana icyubahiro bikazana imigozi y'urukundo rw'Imana izirika n'abana bacu. Haleluya. Rero bantu ba Kacyiru, ikintu ushaka kubabwira nuko uyu munsi icyo tugiye gutangiza ni umushinga uhesha umugisha itorero, uhesha umugisha imiryango yanyu, ugera ku bana, ugera no kubuzukuru no kubuzukuruza banyu. Haleluya. Mbega ni umushinga uhesha umugisha mwebwe ubwanyu mugiye kubikora. Yewe hari n'ababigambira bigira mu inama, bamwe ntibagihari, bamwe baratashye, hari n'abapfuye, ariko baragize umugambi wovuga ni gute Kacyiru haboneka inzu izajya ituma abari kuri ambasade bahareba, abari mu mujyi bahareba, abahanyuze bahareba, bakabaza ngo hariya ni hehe, bakavuga ngo hariya ni inzu yitiriwe izina ry'Imana, bakavuga ngo rwose ari ahantu harayibereye. Abo bantu n'abatakiriho abana babo bahumure,
kubera ko Imana yanditse yaracyanditse. Imana ishimwe cyane. Ariko rero hari n'abariho bafite uwo mugisha wo kwakira ibyo byiza. Uyu munsi icyo dutangiza kirenze inyubako. Icyo dutangiza ni umugisha ugenda. Inyubako yo izuzura, ariko iby'Imana igambirira bizakomeza, bigere ku bana, bigere ku buzukuru, bigere ku badukomokaho. Kubera iki? Imana yaravuze ngo nanacumura sinzamukuraho imbabazi zanjye. Haleluya. Kansoze mvuga ibintu bikiya bisaba. Imana ishimwe ko nanjye ndi umunyakacyiru. Cyambere bisaba ni ukumenya ko nyine tugambire kubaka urusengero ruzahesha izina ry'Imana icyubahiro. Bega ku buryo nihagira akantu kose mugiye gukora muvuga atari ko ni iki mu byo tuzi byose cyaba kiza kurusha ibindi. Ngo kuko Dawidi bitangiye ngo yatangiye ngo gushaka mu nshuti ze zose, avuga ati munshakire ibiti byiza, munshakire izahabu nziza, munshakire mbega yumva ibyo agiye gukora ni ikiri imbere icyagamije ni ukugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero birasaba ko umuntu wese amenya ko umushinga uri hano atari inzu. Bega umushinga uri hano ntabwo ari inzu. Birenze amatafari, birenze sima, ahubwo ibintu byose mukwiye kumenya ngo turi umushinga wo kuzamura izina ry'Imana tukarishyira hejuru, rikamenyekana, abantu bakarimenya, ku buryo n'umuntu uzaba atabonye amafaranga ajya agenda gusa aryatura neza. Bega ni umushinga ukwiye kuva mu ishyari, ukwiye kuva mu ikintu cyose kibi, kubera ko ni nayo mpamvu yabwiye ngo nimujya no kubaka n'amabuye ubwayo muzashaka ahantu muyahondera, kuko sinshaka ibintu bizaba bisakuzaho. Haleluya. Vati nimujya no guhonda amabuye mujye muyahondera ahandi, kubera ko ni inzu nshaka ko izaba inzu y'ubwiza, ubwiza mw'imbere n'inyuma no mu mico yayo, ku buryo abantu bazajya bayigeramo baruhuke, kubera ko iyi nzu izitirirwa Uwiteka Imana. Yesu ashimwe. Icya kabiri nuko bisaba ubumwe no gushyigikirana. Bisaba ubumwe mu mpano. Yamubwiye ati rero hazaba hari impano zitandukanye. Umushumba Bosco nawe mufatanije Imana igiye gutangiza inzu nk'iyi. Ubu hano Kacyiru yahazanye impano nyinshi. Namwaje tse ufite abenjeniyeri yambwiye ati mfite 10 bakora ahantu hatandukanye. Ubu harimo n'abandi. Bega ubu harimo abamazi, harimo abumuriro, harimo abazi gucukura izahabu. Rero ikintu we Imana igusaba nuko uhamagara impano zose ziri hano, kuko Dawidi yahamagaye abatware, ahamagara Abisiraheli, arabati kugeza kuri rubanda, kugeza n'abantu bo muri quartier bagenda. Ntibivuga n'umuntu usengera hano gusa mu Kacyiru cyangwa Adepr, n'umuntu wigendera hirya no hino, uwo wese Imana imuhamagara icyakura kuri iyi nzu. Yavuze kugeza no kuri rubanda. Buri muntu wese hano rero atangira no guhamagara abantu b'inshuti ze. Hari ikintu yavuze ukagira ngo ucyumvise cyatuma inzu itubakwa. Yabwiye abantu ati Salomo rero aracyari umwana. Ngaho tekereza umuntu ugiye kuyobora umushinga ugatangira kubwira abantu bose ati rero umuntu ugiye kuba bayoboye ni umwana. Ati ntarakomera, kandi inzu igiye kubakwa n'inzu ikomeye ngo yigitangarirwa, noneho ngahamagara abami b'inshuti ze zose. Kubera iki bisaba ubufatanye n'ubumwe. Pastor Bosco hari amaze imyaka ingahe hano? Ine. Cyprien amaze ingahe? 2. Noneho rero kandi igitoro rya Kacyiru imyaka rimaze birasaba iki rero? Birasaba babandi mwese mwabaye hano muzi inshuti za Kacyiru iziri hano n'iziri kure. Aravuga ati rero Cyprien we ni 2, Bosco ni 4, Kanobana avuye hariya mu Kabagara ejo bundi. Ahamagara abantu bose arabwira ati rero ndabizi ko uyu muhungu wanyu ugiye kuyubaka hari ibyo atamenya bya Kacyiru, hari n'abantu atazi. Umva, ntabwo aza ahantu ijwi mwagiye mugiye mu biterane bya fundraising. Abo mubatumeho rero mubabwire ngo harageze ngo twubake inzu y'Imana Kacyiru. Sibyo?
Beteli ntabwo azi hamwe mwagiye muzenguruka hose mukora ibiterane mwitanga izo nshuti zanyu zose. Dawidi ahamagaraho abantu bose arababwira ngo ndabizi hari benshi Salomo atazi, ndabihamagarira. Yego. Kandi akabatumaho akavuga ati mwebwe ndabazi mugira ibiti by'imyerezi mubizane. Abandi ati ndabazi hari izahabu twabonye aho iwanyu nziza muzizane. Ni umushinga rero. Kubera iki? Ni umushinga urenze Salomo, ni umushinga urenze abawuyoboye, kuko nubwo mubona abawuyoboye ariko si uwabo, ni umushinga w'Uwiteka Imana. Haleluya. Ni umushinga w'Uwiteka Imana. Bisaba iki? Bisaba ngo buri muntu wese yumva ijwi rimuhamagara rimubwira ngo hari icyo nsabwa gukora. Nusenga Imana ntugasenga amaso yawe umeze nkaho bizakorwa na Pastor Bosco, umenye ngo nanjye hari icyo yambwiye kuzakora. Imana ishimwe. Hari icyo yambwiye gukora. Bisaba ubumwe, bisaba gushyigikirana, bisaba ubufatanye, bisaba kuzana za mpano zose, bisaba kuzana bwa buhanga bwose, bisaba kuzana ubutunzi butandukanye, kandi twabitse kubw'Uwiteka Imana. Ikindi nuko bisaba kumenya ngo ni inzu itari yacu twebwe turi hano gusa. Iyi nzu mugiye kubaka namubajije tarigize uzura ryaye, arambwira gahunda bizabanza byazabanza kubakwa, hazimukira abantu kugira ngo hano hasenywe, ambwira imyaka bizatwara. Icyo nshaka kubabwira mukwiye kumenya, nimuyubaka we nturebeho, urebe umwana uhetse. Urebe umwana uhetse, mbega uvuge ngo iyi nzu ni inzu tugiye kubaka mu cyerekezo cy'igihugu kigenda gitera imbere. Mubona amazu atandukanye adashoboye adashinga agenda asenywa, mubona ibihugu by'amahanga biza gukorera mu Rwanda. Ni inzu tugiye kubaka mu gice cyegereye ahari ibiro bitandukanye bikomeye by'igihugu. Yego. Nimuyubaka rero ntimuyubakire, hari abantu bubaka inzu mukabanza mwebwe kwirebaho hano mu kubaka inzu yanyu, ariko mubake inzu ibereye Uwiteka mu cyerekezo cyayo, kuko ni inzu izitirirwa izina ry'Uwiteka, ariko ni inzu y'abana n'abuzukuru. Na niyo mpamvu niba hari n'ikibazo wagiranye na boss, ushobora kuba washatse ubudiyakoni ntabuguhe. Sibyo? Mbega ukajya wumva wakora boss atakiri hano. Ekada. Iyi ntabwo ari inzu ya boss. Ni inzu y'Imana. Ni inzu y'Imana. Ni inzu yitiriwe izina ry'Uwiteka. Wasanga icyo wajyanye na regional, wajyanye n'umushumba wa paroisse, wasanga icyo wajyanye na president wa Beteli. Washatse kujya muri korale kavuga ati we ntabwo uziritimwe. Oya. Wibihuza na president wa Beteli kubera ko iyi ni inzu y'Uwiteka Imana. Na niyo mpamvu ikindi cya kane bisaba kurenga utuntu dutoya twacu bwite, kandi bikanasaba ko tumenya ko iyo twatangiye iyi nyubako nk'iyi, iyo twayizamuye hari n'ibicantege bitangira kuzamuka. Mu bice bibiri bya Nehemiya nawe yarahamagawe kujya gusana inkike no kongera kubaka uru rusengero, ariko ngo batangiye kurwubaka ngo bahura n'amajwi y'ibicantege. Reba muri Nehemiya ibice bibiri 17, nushaka kuvuga ku murongo wa 18, aravuga ngo mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake, nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Ariko Sanibalati w'Umuhorani na Tobiya umugaragu w'Umwamoni na Geshemu w'Umwarabu babyumvise baraduseka, baradushinyagurira, baratugaya bati ibyo mukora ibyo ni ibiki? Murashaka kugomera umwami? Ngo maze ndabasubiza nti ngibabwiye gute? Imana nyirijuru niyo izatubashisha, nicyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka. Ariko mwebwe nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu.
Bega nashaka kubabwira ngo iyo dutangiye uyu mushinga hari kuko Satana zikizavamo ashyiraho uburyo butandukanye bwo kuduca intege, bwo kutubwira ko ibyo bintu bihambaye. Yewe mwana atangiye akavuga ati ko ibyo mwabigabanije byibuze iyo myaka mubona. Mbega umuntu akavuga ati agatangira kuva akumva ugiye gusaza utarusengeyemo, ukumva aba engineer bakwiye kongera kurugabanya, bakwiye kugira ibyo bakuramo kugira ngo mu mwaka umwe rwuzure. Oya, ntimwubake urwanyu, mubake urw'abana nabuzo. Noneho rero muri ibi bice hari amatiku yarari Yerusalemu. Amwe mu matiku yari ahari ni uburyo aba bantu abana ba Dawidi batumvaga uburyo ari Salomo Imana igiye gukoresha ngo ubakirwa. Noneho murasoma ibice bitandukanye Dawidi yisobanura ababwira ati rero nari mbifite ku mutima ariko Imana irambuza, kandi nk'uko Imana yantoranije mu muryango wa data ndi umwana mutoya ndi mu ntama n'uburyo yatoranije data, ni nako n'Imana yansanze irambwira ngo mu bana bawe Salomo niwe mbihaye. Arabahamagara arababwira ati rero ntimugome, ahubwo nimuze mumushyigikire nubwo akiri umwana, kuko hari amakuru muri quartier avuga ngo uriya mwana azabishobora, uriya mwana Salomo azabishobora. Arababwira ati ndabyemera n'umwana, ariko n'Imana ibibwiye ngo nabikore. Haleluya, ndabyemera. Tekereza nawe uri gutangiza umushinga kandi uri kubwira abantu ngo uyu muntu Imana bihaye nawe ndabyemera n'umwana. Irambwira ati ariko iyi ni inzu izitirirwa izina ry'Imana, iyi ni inzu kandi umva ikindi bari bafite udutiku tujyanye nuko ntabwo Salomo bamwemeraga cyane. Baravuga ati uriya mwana utavuye ku mugore wa mbere w'isezerano, uriya mwana kuko bari bafite abasore b'ibigango b'abanyentambara barebare, izi nkuru murazizi nabo, kandi hari igihe begeze bitangaza nk'abami, baritangaje nk'abantu babikora, yewe bafite n'ibice bitandukanye by'abantu babashyigikira. Ariko Dawidi Imana iramubwira ati rero ibyo byose nubwo mwabitekereje, ariko dore umuntu Imana ihabwugukije n'uyu. Niyo mpamvu rero uyu mushinga usaba ubumwe, usaba ko turenga utuntu dutoya twose, utuntu duto. Niba hari umunsi mu nama batagutumiye, niba barashyize abadiyakoni uzi ko ubujyemo ntujyemo, urwo twose muturenge kugira ngo inzu yubakwe. Nuko ni inzu y'Uwiteka Imana. Haleluya, ni inzu y'Uwiteka Imana izitirirwa izina ry'Uwiteka Imana. Ni inzu abantu bose abavuye hirya n'abavuye kure bazareba bagashimira izina ry'Uwiteka, kuko ni inzu yo guhesha izina ry'Imana icyubahiro. Icyo nsorezaho ni kimwe, Umushumba Bosco bamufatanije abadiyakoni bagize inama mpuzabikorwa kugira ngo iyi nzu yuzure, birasaba ko duhuza insengero ebyiri. Hari urusengero dusengeramo n'urwo tugendamo. Twasomye kuko iyi nzu imaze kubakwa abantu batangiye gutekereza ko yanasimbuye Imana. Noneho Imana itanya kubabwira ati rero ntimugire ngo icyo nshima n'iriya nzu kurenza imitima inyubashye, kurenza imitima iciye bugufi, kurenza imitima yihana ibyaha. Noneho Imana itanya kubabwira, iyo usomye muri Yesaya 66 nibwo yababwiye Imana uko ingana. Iwacu ijuru n'intebe yanjye, iyi si nayo ni intebe y'ibirenge byanjye, mbese muzanyubakira nzu ki? Mumenye ko icyo nitaho ni umutima uciye bugufi. Kubera iki? Abantu bari bamaze kubona rwa rusengero rwuzuye, bagira ngo ahari rwasimbura Imana mu mitima y'abantu. Kugira ngo rero iyi nzu yubake irangire ibe umugisha, nuko bashumba muhuza iyi nzu y'amatafari n'indi nzu yo mu mwuka. Haleluya. Yesu aganira nkuko twabibonye muri Yohana, yarabwira ati noneho rero urusengero mu rusenye mu minsi 3 nzaba ndwujuje. Noneho bagira ngo ni rwa rusengero rwubatse imyaka 46, ariko Yesu yashaka kuvuga umubiri we, arabwira ngo uzashwanyaguzwa, muzawugira nabi, ariko ibyo muzaba mukoramo nzaba ndi kubaka urundi rusengero tugiye guhuriramo n'isi yose. Haleluya. Na niyo mpamvu yavuze ngo abasengera data mu mwuka no mukuri, Imana irashaka ko bakomeza kuyisenga. Kubera iki? Noneho yaritangije urusengero tuzajya duhimbariza mu Imana tutaje na Kacyiru. Mbega aho repetition zajya zibera nta byuma bicometse.
aho tuzajya dutarama bugacya twumva ijwi ry'Imana kandi turi no mu isoko. Yaritangije ubundi rusengero ivuga ngo ntabwo bigikwiriye ko biba kugera Yerusalemu gusa ku musozi kubera ko bizanashoboka. Twagiye tuyibona tukabona bugakinzwe, ariko nubwo rwakinzwe Imana yaduhaye urwo tugendana. Haleluya. Yaduhaye urwo tugendana, yaduhaye urwo tubamo, urwo dukoreramo. Urwo rusengero rero ni urusengero Yesu yatangije, kandi urusengero ni Kristo ubwe. Na niyo mpamvu icyo muhamagarirwa kugira ngo mubakire inzu. Njya kuza hano nabajije amakuru y'uburyo Kakira imeze. Barambwira ati hari ububyutse, tuzageyo mu ijoro ryo gutabaza urebe. Hari ububyutse. Ndavuga ati none ubusengero tujya kugutangiza, kubera ko iyo urw'imbere utari gukora iz'amatafari ziba amazu gusa. Bega iyo urw'imbere mu mitima rutuzuye, iyo urw'imbere mu mutima rwasenyutse, izi zubatswe n'amatafari na zahabu zihinduka amazu gusa. Ariko kugira ngo urusengero rwubakwe nuko dukeneye kwita ku nsengero zombi, kandi urusengero rw'imbere umwubatsi mukuru ni Kristo, niwe rufatiro, niwe fondasiyo yarwo, niwe twubakamo, niwe twubakaho, niwe tugendamo, niwe dukoreramo, niwe dutuyemo, niwe duhimbarizamo. Iyo ibyo tubikoze duhinduka inzu zo guhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Umusingi twubakiraho ni Kristo, niwe dukeneye kugira ngo twubake urusengero ruzahesha izina ry'Imana icyubahiro. Nuko Kristo abasha kubanza kugira umwanya Kakira. Haleluya. Kuko muri Kristo hahindutse inzu yo gukurwaho imitwaro, hahindutse inzu yo gusabaniramo n'Imana. Na niyo mpamvu Petero yandika mu rwandiko rwa mbere yaravuze niba mwarasogongeye mukamenya ko uyu mwami agira neza, nimumwegere. Uyu niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ryaratoranijwe, ryahindutse irikomeza imfuruka. Abo namwe rero nimwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo muhinduke inzu. Haleluya. Inzu yo guturwamo n'umwuka, ahantu hari ibitambo, hari ugutamba, inzu iberamo amashimwe. Yandikira Abefeso, reka mpasoreze Abefeso ibice 5. Abefeso ibice 5 18 haravuga ngo kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. 19 ngo mubigenze gute? Mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu hehe mu mitima yanyu. Muririmba, haleluya, mucurangira umwami wacu hehe. Noneho rwa rusengero Kristo yubatse ruhinduka ahantu twaririmbira, twacurangira, ku buryo nubwo za bimu bya base bitari kuvuga, ari kugenda mu nzira wumva base, wumva indirimbo ati nkunda kumva amakuru yo mu rugo, ubwo umwami Yesu nkunda ndamahoro, wumva zantu maziguguza. Haleluya. Vati ndi hafi kugerayo. Nubwo ufite umwiko uri kubaka, ariko umenya ngo kubera iki? Iyo twamaze kubaka iyi nzu tubanamo na Kristo, bidukingurira umuryango wo kuzaba mu kindi gitaramo kizabera mu rusengero rwubatswe mu ijuru. Kuko hari undi murwa warimbishijwe, hari ahandi hantu ngo hatubatswe n'intoki z'abantu, hatubatswe n'amabere hano mu isi. Aho hantu rero turamutse tubaye mu rusengero rwiza rwa Kakira, ntituzajya muri urwo. Nituzagera muri urwo, nubwo runo tubona ari rwiza, ariko tuzabona rwaye rumeze nk'ibikenyeri. Muzi impamvu nuko ibyo tugiye kubakisha biracuya, ariko ibyubatswe mu ijuru. Haleluya. Ibyubatswe aho tujya ntabwo bicuya, ntabwo bigajuka, ntabwo bitagaciro, ntabwo biribwa n'inyenzi n'umuswa. Na niyo mpamvu mbahamagara nk'itorero rya Kacyiru, Imana ihagurukije ngo muyubakire inzu kugira ngo mwongere munazirikane ngo mbese insengero z'imitima yacu umwami Yesu azituyemo.
harimo ibitaramo byo gushima Imana, cyangwa ibitaramo birimo n'ibyo kuvuga abantu, n'ibyo kuvuga amakuru atagira umumaro, cyangwa ibitaramo birimo n'iby'indi mirimo y'umwijima. Niyo mpamvu hano avuga ngo rero ntimugasinde inzoga zibamo gukubagana, mwiyambura imirimo yose mibi. Kubera iki? Kugira ngo mubashe guhimbaza uyu mwami, mumuririmbira, mumucurangira mu mitima yanyu. Kandi nimubigenza gutyo, ubu rusengero ruzuzura mbere ya myaka mwavuze. Mugejwe dusenge. Yesu ushimwe cyane. Tugiye gusenga kubw'ibyifuzo bibiri. Cyambere tugiye gusenga kubw'insengero zo mu mitima yacu. Tugiye gusenga kubw'ubusabane bwacu na Kristo. Tugiye gusenga haleluya, kubw'inyubako Yesu yatangije yitwa Kristo, yitwa umubiri we, aho duhurira nawe, aho dusabanira, aho dukurirwaho ibyaha, aho dukurirwaho imitwaro. Hari abantu basengera mu nsengero zisa neza ariko bagumanye ibyaha. Kubera iki? Nubwo rwasa neza, iyo Yesu atari mu mitima yacu, abantu binjiranamo imitwaro bakayitahana. Ariko iyo Yesu yabaye uwa mbere mu buzima bwacu, indwara zirakira, abadayimoni barahunga, ibyaha biratsindwa, abantu barahinduka, abaguye barabyuka, abatazi Yesu baramumenya, abasubiye inyuma baragaruka, abayobye bagaruka mu nzira. Kubera iki? Yesu niwe muyobozi wabyo. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye gusenga, dusengera itorero, ariko tugusengera by'umwihariko tukubaza ngo mbese muri wowe imbere, mu rusengero rw'imbere haberamo iki? Nusanga barasubiye inyuma, nusanga baraguye, nusanga Yesu atari mu mutima wawe, atari mu buzima bwawe, adafite umwanya, nusanga hari ibindi byafashe umwanya wo mu mutima wawe, uyu mwanya ubwire Yesu ngo nanjye mbabarira, kugira ngo ubuzima bwanjye, umutima wanjye, umuryango wanjye hahinduke ahantu Imana ituye, Imana ikorera. Maze ubwo umwami Yesu ngo nanjye mbabarira. Umuririmbyi yaravuze ngo mwami vuga nanjye ndumva, ndindiriye icyo umbwira ngo kijya kimpana ibicumuro. Vuga nanjye ndumva muri jewe, vugana nanjye, vugana n'umutima wanjye, vugana n'ubuzima bwanjye, vugana n'imibereho yanjye. Kandi niba hari ikintu cyaje kitagushimishije, ugitwikisha umuriro. Mbese mu buzima bwawe nta bintu bituyemo bidashimishije umwami Kristo, uyu ni umwanya wo kumubwira ngo Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, ibitagushimishije, ibitagushimishije, ingoyi wa mwanzi yambohesheje, imigozi yambohesheje y'umwijima y'ibyaha, kugira ngo mbashe kuguhimbaza, mbashe kukuramya, mbashe kugusingiza ubudasiba. Ubwira umwami Yesu ngo mbabarira, mbabarira. Uyu mwanya mu gihe twitegura kubaka urusengero rwiza, hari ubundi rusengero Yesu ahamagara umuntu wese kubaka, ni umutima wawe. Mbese uri hano ukeneye gusengerwa by'umwihariko, rambura ikiganza maze tugusengere mu izina rya Yesu. Rambura ikiganza maze tugusengere mu izina rya Yesu. Yesu aguha umugisha urambuye ikiganza. Yesu aguha umugisha urambuye ikiganza. Rambura ikiganza maze tugusengere mu izina rya Yesu. Kuko umutima wawe, ubuzima bwawe ni ahantu Yesu ashaka gukorera imirimo, ashaka gukiriza, ashaka gukorera ibitangaza. Kandi amaraso ye arahagije ngakubohore, ngaguhindure, ngakugire muzima, agukiza ibyaha, agukiza intimba, agukiza umuvumo w'isi, agukiza akaga, aguha ubundi buzima bushya twahewe muri Kristo Yesu. Wowe urambuye ikiganza, kirambure cyane ubwo umwami Yesu ngo nanjye ngirira imbabazi, nanjye ngirira impuhwe, nanjye ngirira neza mu izina rya Kristo Yesu. Kandi kangusabi tera intambwe wegere hano ndi hano imbere yanjye, kugira ngo dufatikanye n'abakozi b'Imana kugusengera. Tera intambwe urambuye ikiganza maze uze hano uce bugufi, ubwo umwami Yesu ngo uku niko ndi, uku niko nje, uku niko meze, nikomerewe, ngirira impuhwe, mbabarira, nkiriza umutima, nkiriza ubugingo, nkuraho imitwaro yose, nkuraho ingoyi zose, nkuraho ibinyanduza byose, nkuraho ibyantandukanije nawe byose, kugira ngo nanjye mpinduke inzu y'umwuka. Oh haleluya, haleluya,
hari inzu irenze amatafari, hari inzu irenze amabuye, hari inzu irenze amategura, hari inzu yubatswe na Yesu, yayubakiye mu rupfu rwe, yayubakishije amaraso ye, yayubakishije ubuzima bwe. kandi abemera kwinjira aho ngaho nibazajyana ngo bazaba mu kindi gitaramo kizabera mu rundi rusengero rwubatswe mu mujyi w'abagirana wo mu gihugu cyo mu ijuru. niyo mpamvu uyu mwanya mpamagara itorero mbabwira ngo nubwo dufite imishinga myiza hano muri iyi si, ariko tuzirikane ko hari igihugu twahamagariwe kujya. Irembo ryera TV, 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 Irembo ryera